ikaze nanone kuri Semugeshi Bayingana dossier Antarctique. Mumaze kubimenyera ko tuganira ku ngingo zitandukanye ariko by'umwihariko zirabana na politike mpuzamahanga. Nago uyu munsi turi buze kujya kure, tujya kuganira ingingo nyinshi rwose mbararikiye gukurikira iki kiganiro kugera ku musozo wacyo. Turahuriza hamwe amakuru menshi afite ahahurira n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu Burayi, aho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasabye abadiplomate z'ambasade ndetse n'abandi bayobozi bo ku rwego rwo hejuru bari mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi cyangwa se bakomoka mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi bari kubarizwa Kiev kuzinga utwabo cyangwa se ibitero by'Uburusiya bikaza kubituraho. Reka duhere kuri aya makuru ari imbere yacu cyangwa se inkuru iri kuri BRICS News. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yemeje ko yahuye n'umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei. Uyu mugabo navugwaho rumwe ariko kuba atagaragara mu ruhame nabyo bikaba bifite bihurizwa n'umutekano we, cyane ko byagiye bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mu by'ukuri bamuciye urwaho cyangwa se bamenye aho aherereye nakabuza bashobora kumwivugana. Ni na raporo nyinshi zagiye zijya hanze zemeza ko yishwe cyangwa se bamwivuganye, ubundi raporo z'ubutasi zikemeza ko yaba akomerekeye mu bitero bagabye n'ibindi bitandukanye, ariko byose bihuriza ku kuba Mojtaba Khamenei yaba yaragizwe ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi n'ibitero by'Amerika. Ni ikiganiro cy'amasaha abiri nk'uko yabyemeje Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian. Yavuze ko ibyo baganiriye cyangwa se ikiganiro bagiranye ari ikiganiro cyabaye mu mwuka mwiza, kubwizanya ukuri ndetse no kureba inguni zose. Ni mu gihe Iran imaze iminsi mu bya diplomasi inanizanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibivugwa ko nibura muri kiriya cyumweru tugiye kwinjiramo gishya hashobora kuba ibiganiro round ya kabiri, ariko sofa bishobora kugorana kubera ko ibyo Iran iri gusaba n'ibyo Amerika ishaka bikubiye muri za ngingo 14 zerutse guhabwa umuhuza ariwe Pakistan. Ni ibintu bitari guhura. Ibyo Leta ya Amerika ishaka kuri Iran ni ibyifuza, hanyuma ibyo Iran nayo yifuza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikaba itabyifuza. Ari nacyo giherwaho hemezwa cyangwa se hatangazwa ko ibiganiro bikozwe cyangwa se bibaye mu mwuka w'ituze bidashoboka hariya muri kiriya gihugu. Hanyuma kandi mu gihe nyivuga ku gihugu cya Iran, Leta ya Amerika yahagaritse ya Operation Freedom. Yahagaritswe kubera iki? N'amakuru menshi akomeje kujya hanze asobanura impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo guhagarika iriya projet Freedom cyangwa se iriya projet libre yari igamije guherekeza amato y'ubucuruzi ari mu kigobe cyangwa se afatiwe mu kigobe cy'abaperse, bakayaha inzira agaca muri Hormuz, ariko bakayaha inzira ku gitugu cyangwa se baherekejwe n'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko rero NBC yabyemeje, Perezida Trump yahagaritse cyangwa se yahagaritse bitari ugusoza burundu iriya operation yo guherekeza amato y'ubucuruzi ngace mu muhoro wa Hormuz. Ni umushinga wiswe Project Freedom nyuma y'uko ibihugu by'inshuti na Amerika byiswe Key Gulf Area cyangwa se ibihugu byo mu kigobe ariko biri hafi ya Amerika. Arabia Saudite yamaze guhagarika ibyo kwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha ibigo byabo bya gisirikare ndetse n'ikirere. Ibyo wumvishe n'ibyo Arabia Saudite yari yahagaritse ibyo kuba Leta ya Amerika yakoresha ikirere cyabo ndetse ngo inakoreshe ibigo bya gisirikare byabo. Nubwo iyo operation yari yemejwe na Perezida wa Amerika, yasanze cyangwa se yatunguwe no gusanga ibihugu bya hariya mu kigobe byinshi birimo birahakanira Perezida Trump ko atari buze gukoresha ibigo byabo bya gisirikare. Nk'ubu Arabia Saudite yari yanze ko yakoresha ikibuga cy'indege cyitiriwe igikomangoma Sultan. Hanyuma kandi inahakana ko Arabia Saudite Amerika itazakoresha ikirere cyabo igaba ibitero cyangwa se iherekeza amato y'ubucuruzi, kuko ukuntu Amerika yifuzaga kubikora ukurikije uko ishusho yo mu kigobe cy'abaperse imeze cyangwa se muri Gulf. Hanyuma reka dukoreshe ikarita kugira ngo bize korohera no gufasha
aba badukurikiye mumenye byinshi ku biri kubera muri kiriya gice ukuntu ino operation cyangwa se iriya project freedom yari iteye ni ukuvuga ngo first of all hari amato yashyizweho muri cya gice cyo kuzitira amato y'ubucuruzi aturuka cyangwa atajya ku byambu bya Iran hano mu kigobe cya Oman niho hari naval blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri hano none ukuntu bari barateguye iyi project freedom bifuzaga ko uretse ko atari na Amerika gusa hari na Kuwait nayo ngira ngo nayo mbanze mbagaragarize ko na Kuwait nayo yari yamaze guhakanira Leta ya Amerika ko itagomba gukoresha ibigo byabo bya gisirikare cyangwa se ikirere muri uriya mushinga cyangwa se muri biriya bikorwa bise operation cyangwa se project freedom. Hanyuma rero uko byari bipanze ni ukuhe Kuwait ngiyi hano iki ni ikigobe cy'abapersa hani wo ku isoko cyangwa se habera ubucuruzi. Hanyuma iki gihugu cyose mubona ni Arabia Saudite nuko hano igeramo agace hano iragera katahazamo Bahrain ni Qatar wavuga ko ari nk'agace yego iyi ni Qatar hanyuma ariko iyi iracyari Bahrain. Hanyuma rero Arabia Saudite ifite agace gato hano hari agace gato ka Arabia Saudite iyi ni Arabia Saudite kano gace aka ni Arabia Saudite hanyuma iyi ikaba Emirate y'Abarabu iyi ikaba Qatar hanyuma aha naho ni Bahrain ariko wagera hano mundi still ikaba Arabia Saudite ngira ngo muri kubona ko hari ingoro King Abdulaziz Royal Reserve ni namize hanyuma ikaba Kuwait habe iki gihugu cya Kuwait ndetse na Arabia Saudite nkuko nabibagaragije kuri amakarita ntago bari bemera Amerika ko yakoresha ibigo byabo bya gisirikare n'ikirere ngo iherekeze amato. Hanyuma rero ko umushinga wari uteye nukuhe hari amato ya mbere ari hano mu kigobe cya Oman yagombaga kuzamuka hanyuma amato y'ubucuruzi ari hano yagombaga guherekezwa n'indege za Amerika. Hanyuma munibuke ko buriya Amerika igira fleet yayo ikorera hano muri Kuwait na Bahrain bahagira y'ibigo nayo yagombaga kwifashishwa ngira ngo nari nanayibonye Bahrain Fort hanyuma fleet ya Amerika ikorera muri kino gice nayo yagombaga kwifashishwa bagira amato y'intambara hano hanyuma bakanakoresha indege ubwo n'ikirere cyahangaha nuko projet ari iteye. Hanyuma rero bakaza guhabwa umusada n'amato y'intambara ya Amerika ari muri kino gice. Ibi rero kubera guhagarika kwemerera Amerika gukoresha ikirere cyabo n'ibigo bya gisirikare na Arabia Saudite nyine nkuko twabikomeje kubikomozaho bisa nkaho byaciye ingufu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse muri raporo nyine nicyo iki gitangazamakuru cya NBC cyatangaje kivuga ko bahise bahagarika iyo mishinga migari cyangwa se iyo mishinga twavuga ko yari ihuriweho. Hanyuma ariko binaba byiza kubera ko Iran yari yatangiye kurasa ku mato y'intambara ya Amerika. Hari ubwato bwari burimo buregereza hariya bwahise bugabwa igitero. Amerika ivuga ko mu itangazo bashyize hanze ya departement cyangwa se icyo twakita nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yahise ishyira hanze itangazo ivuga ko yabikoze kubera ko yabisabwe n'umuhuza itabikoze kubera igitutu cyangwa se pression militaire y'igihugu cya Iran. Ariko nyine ibi byose birazwi ko ari manipulation ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nababwiye ko amakuru yacu ari menshi. Impamvu aya makuru ari menshi reka nyarukire kuri iyi ngingo ariko nifuza ko deja hari ikintu ndi gutegura cy'Ubushinwa na Taiwan ni ikiganiro nzabamenyesha bice muri community ikiganiro rwose nzabamenyesha ubwo aho tuzagikorera nuko tuzagikoramo. Ndashaka gushaka umusesenguzi tukaganira ku bijyanye n'Ubushinwa na Taiwan rwose nzakomeza mbamenyeshe mbabwiriye tuzaganirira iyi nkuru tuzayikomozaho byimbitse. Gusa Ubushinwa bwakatiye igihano cy'urupfu abahoze ari ba ministre b'ingabo ba kino gihugu harimo Wei Feng ndetse na Li Shangfu. Ariko Ubushinwa buriya igihano cyabo cy'urupfu hari ukuntu gitandukanye n'ibindi bihano by'urupfu bitangwa mu bihugu bitandukanye. Usanga igihano cy'urupfu gitanzwe mu Bushinwa akenshi ari igihe birangira abo bantu batishwe ariko bagafungwa burundu cyangwa se bagahabwa ikindi gihe kirekire bashobora gufungwa ariko kitari gufungwa burundu cyangwa se igihano cy'urupfu babyita death penalty with reprieve. Hanyuma biba bisobanuye iki? Iyi reprieve ni nk'imyaka 2 cyangwa se n'igihe gishyirwaho cyo gusuzuma imyitwarire y'imfungwa muri iki gihe cy'imyaka 2. Iyo rero imfungwa igaragaje
imico myiza bijyane kuri urwo rugero cyangwa se itagaragaje kwikanyiza no kwikomeza cyangwa se ikomeza ivugwe, kuko nk'abasirikare bakuru baba barayoboye za minisiteri z'ingabo, ariko mbanze vuge n'icyo bazize. First of all, bazize corruption ndetse no gukoresha nabi umutungo wa leta. Ariko muri za minisiteri z'ingabo hari aho wasangaga nk'ibikoresho bya gisirikare by'Ubushinwa hari ubwo mu by'ukuri biraho bidafite icyo bishobora kumarishwa. Mu ruhe rugero rero byagiye bigaragara cyane, hari nk'ubwo herekanwe zino missile launcher bajya kureba bagasanga umwanya wo kujyamo igitoro bibereyemo amazi. Bivuze ko izi mu gihe umwanzi yabaga by'igitera batunguye, mu by'ukuri nubwo bafite intwaro nyinshi kandi zagakwiye kubatabara ntacyo zari kubamarira, kubera ko ibyo gukoresha hano bashyiraga mu mufuko yabo, ugasanga imishinga migari yo kubaka ubushobozi bw'igisirikare amafaranga menshi ari kujya mu mifuka yabo, gukoresha ububasha n'imbaraga bafite mu kuburizamo imwe mu mishinga migari y'Ubushinwa. Ariko by'umwihariko ibyagiye bivugwa ni ukunyereza amafaranga yabaga agenewe iyi minisiteri y'ingabo, harimo kugura icyo gitoro cyangwa se bikomoka kuri reka mbyite petrol, mazutu cyangwa se essence ishobora kwifashishwa muri bino bimodoka bya gisirikare, haba ibirasa za missile. Noneho ukanasanga n'izi misile ziraho ngaho bari kuzigerageza, bafashe nka misile imwe. Ni nayo mpamvu byiswe treason, ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru, kuko n'ubugambanyi mu by'ukuri ugasanga misile bagerageje imwe, noneho nyuma y'iyo bagerageje ugasanga izindi ziri mu bubiko ntago ziri ku rugero rwa yayindi bagerageje. Niba bagerageje misile ishobora kugenda nibura ibirometero 4,000, ugasanga ubwoko bw'izo ngizo bafite mu bubiko nta n'ubwo iyo misile ishobora kugenda ni kilometero 1,000 cyangwa se kilometero 1,000, nyamara bagerageza bagaragaje ko ishobora kugenda ibirometero 4,000. Ibi rero byafashwe nk'ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru ndetse no guca amazi igisirikare cy'Ubushinwa no kubateza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko mbere yuko no kugira ngo urwego rw'ubutabera rwa gisirikare mu Bushinwa rubaburanishe, nta nubwo amakuru yatahuwe n'Abashinwa. Ni abatasi b'Amerika bariko bakora ku giti cyabo, baburiye minisiteri y'ingabo y'Ubushinwa kuko basuzumye basanga nuko biri. Hanyuma utekereze aba bantu amakuru bayatanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa bukaba bwicaye bwizeye ko bufite intwaro ziremereye, bagabwe igitero gitunguranye ugasanga bya bikoresho byabo nta kintu na kimwe bibamariye. Hanyuma nyiri kuvuga rero ku miterere y'iki gihano cy'urupfu uba wahawe, ni igihano cy'urupfu bakatiwe ariko muri iyo myaka 2 iyo witwaye neza icyo gihano gishobora kuvaho niwicwe ahubwo ugafungwa burundu. Hanyuma nanone gufungwa burundu bishobora kugabanywa ugafungwa igihe kirekire, gusa igihe nuko bo nyine bano bagabo bombi baba batazagaruka mu buzima rusange. Hanyuma ikindi kintu ukorerwa kandi nekereza ko buri Mushinwa wese abarwanira no gukora ni ukujya mu ishyaka riyoboye rya gikomuniste. Mu gihe mu bindi bihugu usanga kwinjira mu ishyaka mu by'ukuri ari ibintu navuga byoroshye, kugira ngo winjire mu ishyaka rya gikomuniste mu Bushinwa, brother sister ukurikiye Semugeshi Bayingana, ni ingume. Hari nubwo wabyishyura amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari, ndavuga amadolari, hari nubwo wabyishyura mu mamiliyoni n'amadolari, nibikunde kujya mu ishyaka rya gikomuniste ry'Ubushinwa ni ikintu cyitonderwa cyane. Ari nayo mpamvu buriya iyo uhanishijwe gukurwa muri iri shyaka rya gikomuniste, niyo utahanwa ubundi bwoko, niyo utahanwa ibindi bihano, ugahanishwa gusa gukurwa muri iri shyaka rya gikomuniste, aba ari igihano gikomeye cyane kuko ubuzima buba buhagaze. Ndimo ndareba imibare, sinibuka neza imibare neza ngo ndebe iri shyaka ry'abakomuniste rigizwe n'abantu bangahe, miliyoni 100. Iyi ni raporo 2024, miliyoni 100. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe muri 14 mu Bashinwa abari muri iri shyaka. Hanyuma udatekereza ko abandi basigaye banze kujyamo, ntabwo bikunda kujya mu iri shyaka rya gikomuniste mu Bushinwa. Ni ibintu byitonderwa, ugomba kuba nta cyasho ufite, uri inyangamugayo, gukurikirana paka aho uvuka bakamenya amakuru yabo yose. Ubu usanga hari mu Bushinwa abantu benshi rwose iyo yakiriwe mu ishyaka cyangwa se yarahiye akakirwa muri iri shyaka rya gikomuniste, ni ibirori, arema ibirori nk'umuntu usoje kaminuza cyangwa se umuntu ukoze mariage, nuko arabiserebura kubera ko bitanga amahirwe abantu nk'izi miliyoni 100 ziri muri iri shyaka. Usanga imirimo hafi ya yose ikorerwa mu gihugu, nk'ubwo nta mirimo ushobora kubona akazi muri leta utari muri iri shyaka biba bisa nkaho bigoye. Ubuzima bushoboka iyo uri muri iri shyaka rya gikomuniste. N'urundi ruhande wenda abantu baba batazi cyane ku gihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma rero guhanishwa gukurwa mu ishyaka rya gikomuniste ubwabo
aba baminisitiri bahoze ari baminisitiri w'ingabo niyo bashyirwa hanze iki gihano cy'urupfu kigakurwaho, mu by'ukuri bakagumishwa mu Bushinwa bacungishijwe ijisho, kaba ari agahinda gakomeye kuko nta kintu na kimwe n'ijambo basigarana muri kiriya gihugu cy'Ubushinwa. Ngaho nguko rero iby'aba baminisitiri b'ingabo, ariko tuzabigarukaho. Ndimo ndashaka umwe mu basesenguzi uzadufasha kumva no gusobanukirwa cyane politike y'Ubushinwa, imiterere. Harabibaza Macau iyobowe ite, Hong Kong iyobowe ite, ko twumva ngo hari ukuntu Ubwongereza bushobora kuba bahagenzura, ese bihagaze bite? Ibyo byose muzashira amatsiko, twakwiye kubiganiraho, ariko ni byiza mfite umusesenguzi kugira ngo tubivugeho. Hanyuma minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuganye na perezida wa Amerika Donald J. Trump. Ni ikiganiro bagiranye nyuma y'inama y'umutekano cyangwa se nyuma yo guhuriza hamwe kabine irimo babahezanguni bose muzi, irimo Smotrich, irimo Tamar Ben-Gvir, irimo Netanyahu nyirizina, irimo Kirby mugabo mukuru w'igisirikare cya Israel, irimo Barak uyoboye Mossad n'abandi benshi bagiye batandukanye. Reka nze ndebe abari bari muri iyi nama, kanze ndebe mu nyihangano gato ndeba bari muri iyi nama, ariko nabo ni Benjamin Netanyahu, witwa Roman Goffman wa Mossad, hanyuma David Barney nawe ni umwe mu bantu yayoboye Mossad, ariko kugeza kuri ubu ngubu aracyifashishwa kubera ubunararibonye afite. Harimo Ronen Bar ayoboye umutwe wa Shin Bet, ni urwego rundi rw'ubutasi. Harimo witwa Eyal Zamir, ni umwe mu basirikare bakuru mu ngabo za Israel. Harimo Israel Katz, muramuzi cyane, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, bose bitabajwe kugira ngo harebwe, hanyuma kuganira harebwe nyine gishobora gukorwa. Kuganira hagati ya Netanyahu na Trump harimo possibility yuko bya bihugu byombi bya bifuza gufungura umuriro cyangwa se gutangiza intambara ku gihugu cya Iran. Niba twabivuga mu ubwo buryo, ariko biragana aho ngaho, birasa nk'ibyo cyangwa se birerekeza kuri iyo ngingo. Harimo ko gushoza intambara no kwitangiza n'ibindi bijyanye nabyo. Harimo kandi n'ingingo buriya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika korohera Iran, nuko ari kugenda hazamo igitugu n'igitutu bari gushyirwaho n'amahanga, ariko ku bwabo mu ntekerezo zabo bakifuje ko ibi bitero byagakomeje. Mu ntekerezo zabo rwose bakifuje ko ibi bitero bitagahagaze, ariko birumvikana nyine ntacyo kubikoraho gihari. Ni Iran nayo yagiye igaragaza ko ifite ugukomera mu bya diplomasi. Hanyuma nsubiye rero kuri crash reports, ngira ngo Mark Rubio, minisitiri wo twakita nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, yageze i Vatican, agiye kuganira na Papa Leo w'umunyamerika. Hanyuma hashize iminsi batavuga rumwe, muribuka ibyo guterana amagambo hagati ya Papa ndetse na n'uyu Mark Rubio ndetse na Perezida Trump, bapfa nyine by'izi ntambara ziri hirya no hino mu isi. Aha rero ni Vatican yakiriwe Mark Rubio, amurikirwa ba cardinal, murikirwa nyine abayobozi bakuru, no bakavuga ari kijyana hariya i Vatican cyangwa se rikumvikana. Hanyuma rero uwo ni umufasha wa Mark Rubio, uyu ni ukuriye diplomasi cyangwa se ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma Papa Leo wa 14 n'abakardinal cyangwa se n'abamwungirije muri zina nshingano n'abarinzi babo, aba n'abarinzi barinda Vatican, bahita bamuha karibu kugira ngo nyine bagire ibyo baganiraho. Ntubwo hatahishuwe n'ibiki bigiye kuvugwaho, ariko birazwi cyane ko bagomba kuganira nyine global political issues, cyane ko Kiliziya Gatolika buri igira ukuboko kunini nyine mu bibera hirya no hino mu isi. Hanyuma kandi bakaganira n'andi makuru asanzwe cyangwa se no gusenga, byose bizamo. Ariko kigenderewe hano nkuko Papa Leo yagiye bigaragaza, yagiye yifuza ko intambara Amerika yashoje kuri igihugu cya Iran ari intambara itihagarara, bareke gukomeza gutwaza igitugu bino bihugu. Ubutumwa bwa Papa Leo, bareke gukomeza gutwaza igitugu bino bihugu, bacishe bugufi, ibintu bibashe kuba byagenda neza kandi cyane. Nge nitwa Semugeshi Bayingana, nshimira cyane abakunda kudukurikira rwose, ibitekerezo abakunda kubiduha.
hari abavandimwe ntabura gushimira rwose umuvandimwe ariko n'abandi namwe mwumve ko mu by'ukuri ubutumwa bwanyu butugeraho. Umuvandimwe bita Kazende, uyu muvandimwe akunda kutwandikira cyane, akunda kutwandikira rwose umuvandimwe hano Pascal Habimana, nkushimira cyane umuvandimwe rwose. Bob Michael ugaragaza gukomeza kutugaragariza urukundo. Elise Niganza ndagusuhuje. Gilbert Nkuru nziza rwose ndagukingurukiye, ari mu Burundi. Shimyumurwa Valence nawe nkushimira cyane, n'abandi benshi barimo Bizaremye Aimable n'abandi benshi mukomeje kutugaragariza urukundo. Mu by'ukuri muri abantu b'ingenzi kuri twe, reka mbasabire umugisha nk'ibisanzwe. Ubundi amakuru n'ibiganiro byacu byo murabizi ko abari akagaruka.